Mwere twizera ko mumeze neza cyane mwese nshuti zacu aho muherereye mu bice byinshi bitandukanye duhita twinjira mu byaranze uyu munsi mu mateka tariki 17 kwezi kwa kabiri 2022. Nibyo kuri ino tariki n'umunsi wa 48 mu minsi igize umwaka. Nukuvuga aho ni ku ngengabe ya Gregoire harabura iminsi 317 ngo umwaka ugane ku musozo. Imwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Kuri ino tariki mwaka y'igihumbi na 801 mu matora yarahanganije Thomas Jefferson na Allen Ball yaratangiye byemejwe n'abadepite ko Ball aba vice president naho Jefferson aba president aha ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ngira ngo nibuza amateka leta zunze ubumwe za Amerika iri zina Thomas Jefferson subwa mbere waba uryumvise. Kuri no tariki kandi tariki 17 z'ukwa kabiri 1838 abazuru biciye ku mugezi wa Brookland abazungu mu bwoko bw'aba Votlekers bagera mu majana. Ubwo byari muri za ntambara za resistance z'abazuru. Naho ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 1933 ikinyamakuru Newsweek cyashyize nimero yacyo ya mbere hanze. Kuri no tariki kandi mwaka 1964 perezida wa Gabon icyo gitwa Ugomba yahiritswe ku butegetsi na Jean Haile Obama. Tariki ya none 17 z'ukwezi kwa kabiri 1972 imodoka zo mu bwoko bwa Volkswagen Beetle yaracurujwe cyane kurusha izo mu bwoko bwa Ford Model T. Kuri no tariki kandi mu mwaka 1979 nibwo intambara y'Ubushinwa na Vietnam yatangiye. 2006 kuri no tariki 17 z'ukwa kabiri inkanga ikomeye yisha abantu 1926 muri Philippines mu gihugu cya Philippines. 2008 tariki nk'iya none Kosovo yatangaje ubwigenge bwayo. 2011 tariki nk'iya none imyivumbagatanyo niba mubyibuka neza muri Libya yaratangiye ndetse no mu gihugu cya Berlin ubwo abashinzwe umutekano bicaga abantu benshi ku rubuga rwa Pearl mu mujyi wa Manama. Hari imwe mu bihangange byavutse kuri no tariki. Bihanganye nabyo buri tariki igihe bihangange byayo nabo duhereye ku bavutse kuri no tariki. Kuri no tariki kandi nibwo Abdul Rahman Badawi Egyptian philosopher n'umufilosofe w'umunyamisiri nibwo avuka ariko mu mwaka 1917 yaje kwitaba Imana muri 2002. Nibwo avuka. Haravuka kandi umukinnyi wa basket w'umunyamerika rurangiranwa cyane komeye cyane ufatwa nk'uwibihe byose Michael Jordan yavutse kuri no tariki 17 z'ukwa kabiri 1963. Kuri no tariki muri uwo mwaka nanone 1963 avuka René Sile ni umunyamakuru w'umunyamerika uzwi. Kuri no tariki 1965 Michael Bay uyu nawe nibwo avuka n'umuyobozi wa sinema abamwe bita aba film director ni umunyamerika Hollywood. Kuri no tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka 1970 Dominic Purcell n'umukinnyi wa sinema wo muri Australia nibwo avuka. Havuka kandi Taylor Hawkins n'umunyamuzika wo mu matsinda ya rock bita Foo Fighters. Uyu nguyu Taylor avuka kuri no tariki 1972. Paris Hilton n'umukinnyi wa sinema w'umunyamerika wamamaye cyane n'umwe mu miryango y'aba Hilton bafite amahoteli akomeye kuri uyu mubumbe. Nibwo avuka kuri no tariki mwaka 1981. Kuri no tariki avuka umukinnyi ukomeye cyane wa ruhago muri Brazil bamwita Adriano muramuzi cyane. Avuka kuri no tariki
1982. 1983 kuri ino tariki hari undi mukinnyi w'umufaransa witwa Gerard Seed, nawe avuga kuri ino tariki, ndetse ntago tugarutse ku banyamuziki bamwita Kevin Rudolph, ni umunyamuziki ndetse n'umwanditsi w'umunyamerika, nawe avuga kuri ino tariki 17 z'ukwa kabiri 1983. Sasha Pierce ni umukinnyi wa sinema w'umunyamerika ufite inkomoko muri Afurika y'Epfo, nawe avuga kuri ino tariki mu mwaka 1996. Bamwe mu batabarutse kuri iyi tariki ntago nabo babura Muriel, abizi bijyanye n'ubuvanganzo, ni umwanditsi w'ikinamico w'umufaransa ufatwa nka nyina w'igifaransa. Yatabarutse kuri ino tariki 17 z'ukwa kabiri 1673. Hatanze umwami Albert wa mbere w'Ububirigi kuri ino tariki mu mwaka 1934, tariki 17 z'ukwa kabiri muri uwo mwaka. Muri 2004 hatabarutse kuri ino tariki José López Portillo, ni perezida wa Mexique. Abo ni bamwe mu bihangange byatabarutse kuri ino tariki. Kature n'abatagatifu abita ba Alexis, byo Alexis, abo bita ba Alexis n'umutagatifu Alexis, ba Alexis n'andi mazina bakomokaho atari make cyane, ba Alexa, Alexane, Alexia, Alexiane, Alyosha, Alexane n'andi menshi cyane. Kaza ba Antoine, twizera ko mwese mwagize babazi n'abanyu batagatifu, bimeze neza cyane. Tunareba ubu ngubu abizerera mu bijyanye n'amahoroscope n'ibintu byo kubara inyenyeri, abantu bavutse hagati ya tariki 20 Gashyantare, harabura iminsi 3 ngo ino tariki igere mu kwezi kwa kabiri, na tariki 20 Werurwe ukwezi kwa gatatu. Abangaba tugiye kureba nabo muri Poisson muri horoscope yabo. Abangaba rero ngo kubijyanye n'imico ndetse n'imibanire yabo n'abandi, ngaba abantu n'abanyempuhwe cyane, ng'abantu bavutse muri amatariki ngusanga nta utishimira ko bagira inshuti, kuko ngo baba bameze nk'abavuzi, bagerageza kukumva, kukugirira impuhwe, kandi batega amatwi mbere yo gufata umwanzuro. Aba bantu kandi ngo ni abanyamwuka, ngo kuvuga ko ari abanyamwuka ntabwo bihuye no guhanura byo mu madini aya ngaya ya kirokora, ahubwo ni abantu usanga bareba ibitagaragara mu bigaragara. Mbese muri make bashobora kumenya ko ufite ikibazo cyangwa udatekanye bakurebye mu maso gusa. Bagira urukundo, kugira urukundo kwabo ni ukuba bazi kurugaragaza. Muri make bari romantique, gusa kuri bo ngo urukundo rwa kure rurabagora, rwa rukundo rw'iyakure. Mwenda tuvuga ushobora gukunda umuntu uri nka hano, undi ari mu bihugu by'i Burayi cyangwa ari kure yawe, ahantu utabasha kumubona, mbona nkubone. Kuri bo ngo kure y'amaso ngo ni kure y'umutima, ntabwo ari kure y'umutima, ni kure y'umutima ahubwo. Ariko yagukunze arabikwereka rwose, ntiyitangira abantu bafite izi sinye cyangwa se bavuka muri ayo matariki, ngo bahora bashaka umunezero. Mbese ngo ushaka bavuga ko bahora bimereye nk'abasinze, kuko ikintu cyose cyatuma banezerwa bakibagirwa imibabaro y'isi baragikora. Niba mukera birori, kandi niba ari ukwishima ntibitangira. Bene abango baratekereza cyane, kuko kugira impuhwe bituma bakoresha ubwonko cyane, bashaka kandi bifuza kubona ikintu cyatuma batuye isi baba mu mahoro n'ibyishimo, kandi bakabiharanira. Mu byerekeranye n'akazi, ni abantu bakunda cyane kubyina bya kinyamwuga, koga, ubwanditsi, ubumenyamuntu bwerekeza kuri roho. Ikintu cyose kandi cyerekeza ku mazi bagikunda cyane. Icyakora bagira intege nke, dore ko bakunze kuba abanyabwoba, bizera
barizera bakarenza urugero, bihunza ukuri iyo babona ari uwo kwashyira mu kaga kandi baba baravuba. Aba bantu reka turebe nda mu rukundo nk'uko twari twabibonye, barakunda cyane kandi iyo yagukunze arakwiha akabikwereka. Icyo usabwa gusa ni ukutamujya kure, kuko uba umuciye intege nka bimwe twabonye ko kure y'umutima kure y'amaso aba ari kure y'umutima, bizera buhumyi, bigatuma atita ku bibi byawe n'icyo waba ufite. Mu muryango n'inshuti, ngo niba ushaka inshuti nyayo, uyu muntu yakubera umwizerwa, usanga ashyira imbere ibyifuzo byawe kurenza ibye, kandi baritanga kubera abo bakunda. Ngiyo habaye akabazo mu nshuti n'umuryango, ngo usanga bakora uko bashoboye kose bakagakemura, ubusabane bugakomeza. Ku bijyanye n'amafaranga n'akazi rero, bishimira gufasha kandi ibikorwa by'ubugiraneza babyumva vuba. Akazi bakunze gukora ni ak'ubunyamuziki, abacamanza, abavuzi b'amatungo, abahanzi n'abashinzwe imibereho myiza. Kubera gushaka gufasha, usanga kandi bitanga, bakaba banatanga imitungo yabo, bakabaho nk'abakene ariko abandi bakabaho neza. Kuri bo amafaranga nta kintu kinini navuze, yego baharanira kugera ku ntego, ariko nanone ngo bakunda kwibera mu buzima busanzwe nubwo atari bose. Kwa gushaka gufasha bituma bashaka amafaranga yo gufashisha abandi. Rero si uko buri gihe cyose, igihe yose akoreshwa. Niyo mpamvu muri bo habonekamo abaherwe. Gukundana nabo rero, niba ushaka gukundana n'umusore wavutse muri aya matariki, gusabwa kumufungukira wese, ntugire icyo umukinga. Kuba ari abanyempuhwe bituma niyo waba wari mu bute mbere yuko mumenyana bitamubuza kugukunda, ngo kuko bikundira ibyishimo. Uramutse uri mu bantu bazi gutera urwenya, waba umushoboye rwose. Naho umukobwa wavutse muri aya matariki we, ntatandukanye cyane na musaza we. Nawe ashaka, nushaka ubuzi gutetesha no gusetsa, mwegurira umutima, nawe azabikwitura kugukunda atitangiriye. Icyakora ngo usabwa kumenya gutega amatwi no kumenya kuganira, kandi niba ugenzwe n'imibonano gusa azakuvumbura vuba. Usanga urukundo rwabo ruramba cyane iyo bakundanye n'abafite ikimenyetso cya Toro, Cancer, Scorpio ndetse na Capricorn. Murabyumva cyane. Bamwe rero mu bayobozi n'ibyamamare bavutse kuri iki gihe twavugamo Justin Bieber, Rihanna, George Washington, Albert Einstein, Steve Jobs, Carrie Underwood, Grover Cleveland n'abandi benshi cyane. Ahangaha nakubwiraga nyine ku bantu bafite ikimenyetso cya Poisson. Ahangaha rero n'abantu bavutse hagati ya tariki 20 Gashyantare mu kwezi kwa kabiri na tariki 20 Werurwe ukwezi kwa gatatu. Ngayo nguko rero, mukanya turaza tujya tureba tunoza ubuzima. Uracyari kumwe nanjye Gutamani Guta. Iyi ni 91.5 FM, 105.5 naho turahari cyane, ndetse no kuri internet turahari. Ibyiza byose turabisangira hano. Telefone irafunguye, Facebook ndetse n'izindi platform zose, zaba iza Isango Star cyangwa ni wow. Bamwita Andra, n'umunyarumaniakazi muri Love Can't Save It All. Tugejeje ku isaha y'isa 7:42 muri studio za Isango Star. Turacyari kumwe hamwe nanjye Gutamani Guta. Andra icyo namukubwira, bamwita Alexandra Elena Maluta. Uyu nguyu ni umujudge muri Romanian, no muri ni Got Talent yaho yo muri Romania. Cyane arakomeye cyane hariya hagati aho ngaho, tugenda tunagana tunoza ubuzima. Buriya hari ibintu abantu bajya bibaza, kugabanya ifunguro ntibituma ugabanya ibiro. Bimaze kumenyerwa ko abantu benshi iyo muganga babwiye ko bafite ibiro byinshi, bahitamo uburyo bwo kugabanya ibiryo bifashishije kugabanya ingano y'ibyo bafunguraga, cyangwa se abandi ugasanga ngo bahisemo kugabanya amavuta bari basanzwe barunga mu mafunguro yabo ya buri munsi. Kugeza ubikizwi neza nuko kugabanya amafunguro cyangwa se kugabanya amavuta y'ibirungo bifasha gake cyane ku bantu bifuza kugabanya ibiro byabo ngo bitangiye kumurengera. Ahubwo ngo icy'ingenzi cyane ku bantu nk'aba
akaba ari ukwihata imyitozo ngororamubiri ihoraho. Ibi ngo akaba ari byo bifasha kugabanya nibura 50% by'ingano y'ibiro waba ufite wumva nyine bikubangamiye. Kuko buriya icyo hano bivuze, abashakashatsi bavuga ko ngiyo uriye amafunguro arunzwemo amavuta, burya ngo ayo mavuta atuma wumva uhaze vuba kandi ngo bikanagutindamo, bityo rero bikakurinda kuryagagura bya buri kanya kuko uba wumva mu nda yawe hasa nahuzuye rwose. Ku rundi ruhande ariko ngo umuntu wagabanije amavuta, bya byiyumviro byo kumva yahaga vuba we ntabyo agira, ahubwo bimutera kurya cyane kandi ngo bya buri kanya. Ubwo rero urumva ko nawe ingano y'ibyo kurya, urwungano ngogozi rwacu rwohereza mu maraso, iyo wariye amafunguro arunzemo ibirunge ariyo mavuta, niyo wariye andi mafunguro atarimo ibirunge, aha bigashimangira ko ariyo mpamvu nyamukuru abantu bahagarika ibirunge batagira icyo bagabanuka ku ngano y'ibiro byabo. Siporo rero yigufasha mu kugabanya ibirite. Burya rero ngo ukora siporo ngo ubutwika ibinure ari byo abahanga bita burning calories. Nuko rero ngo uko ugenda ukora siporo kenshi niko ibinure biba byarigiye byiyomeka munsi y'uruhu bigenda biyenga, ngo bitewe n'imbaraga ukoresha ndetse n'ubushyuhe wagize mu mubiri. Uko ugenda rero utakaza ibinure byinshi, nibyo bizavuka mu kuba ibiro byawe byasubira ku kigero kiringaniye bakunze kwita normal range. Niyo mpamvu rero nyamukuru twese abantu benshi bifuza kugabanya ibiro byabo bagirwa inama yo kuyoboka siporo aho kwiyicisha inzara ngo bararengera imibiri yabo, ahubwo barimo kuyica nabi batabizi. Ubundi formule ni imwe, ni wakoze siporo nyine atwika bya binure ku buryo ibyinjira nyine biba bikeya, aho kwistoka nyine umubiri ukabikoresha bikarangira. Uko byistotse niko byibuha, ariko uko byagiye biyenga niko nyine ugenda utakaza ibiro. Ubwo rero uranga ntaho bihuriye no kwicisha inzara. Isango Star ukomeje gukurikira, tugenda twumva indirimbo zimeze neza cyane zituma turushaho kugenda turuhuka. Bari mu ngendo mwese twizera ko mumeze neza, no kuri turabakunda cyane kandi twifuza ko mutajya mukura ku Isango Star. Reka twumve uyu mugabo, tukaba tugiye mu tuntu tudasanzwe, tugiye kureba n'igitabo cy'umuhanga. Turareba n'igitabo, turareba isomo twakura, amasomo agira kone twakura mu gitabo cyitwa Rich Dad Poor Dad. Iki ni igitabo cyamenyekanye cyane, ushobora kuba udukurikiye ukizi cyangwa se ari ubwa mbere ucyumvise. Igitabo Rich Dad Poor Dad cyanditswe n'umunyamerika ukomoka mu Buyapani witwa Robert Kiyosaki mu mwaka w'1997, ariko cyagiye kivugururwa mu myaka yakurikiyeho kikongerwamo ibindi cyangwa se hagakosorwa imyandikire. Y'iki gitabo kiri mu bitabo byakunzwe kandi bigasomwa n'abantu benshi ku isi, ibyo mu cyongereza bita best selling book. Kikaba cyarahinduwe mu ndimi nyinshi ndetse ubu ukaba wanakibona mu buryo bwa electronic cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iki gitabo kandi cyahinduye imitekerereze n'imyumvire y'abantu mu bijyanye n'ubukungu no kwiteza imbere. Muri iki gitabo Robert Kiyosaki agaragaza abagabo babiri bamwigishije ibijyanye n'amafaranga. Muri aba bagabo harimo umugabo wize cyane w'umwarimu n'undi w'umushoramari kandi ufite amafaranga menshi. Aba bagabo bari bafite ibitekerezo bitandukanye ku bijyanye n'amafaranga. Umwe aramubwiraga ati uzige cyane kugira ngo uzabone akazi muri kompanyi nziza, naho undi akavuga ati uzige cyane kugira ngo uzabashe kugura cyangwa gushinga kompanyi nziza. Hano rero tugiye kugaragaza amasomo ane twakwigira kuri iki gitabo Rich Dad Poor Dad. Cyadufasha mu kwiteza imbere no guhindura imyumvire ku buryo bwo kubona no gukoresha amafaranga. Ariko tuzakomeza no ku bindi bihe tuzavuga ku bindi twakwigiramo. Hano rero icya mbere ni ukwigira ku makosa twakoze. Muri iki gitabo Robert Kiyosaki avuga ko iyo wirinda gukora amakosa uba wibuza n'amahirwe yo kongera
no kugera ku cyo wifuza. Ni ukuvuga ko umuntu ushaka gutera imbere adakwiye gutinya gukora amakosa cyangwa se kugerageza ikintu gishya. Atanga inama yo gutinyuka kugerageza ibintu bishya, bitakunda ukaba ubonye isomo cyangwa se amasomo azagufasha kongera gukora ibindi cyangwa se gukomeza gukora ibyo wakoraga mu bundi buryo. Yaragize ati mu ishuri batwigisha ko gukora amakosa ari bibi ndetse twanayakora tukabihanirwa, ariko mu buzima bwa buri munsi abantu bigira ku makosa bakoze. Iyo umwana muto yiga kugenda arabanza akajya agwa, nyuma akazagenda neza. Aramutse yanze kugerageza kugenda ngo atagwa, ntabwo yazigera amenya kugenda. Abatsinzi cyangwa se winners ntabwo batinya gutsindwa. Gutsindwa nabyo biri mu bigize inzira yo kugera ku ntsinzi. Irindi somo rya kabiri ni ubumenyi. Ubumenyi ni wo mutungo wa mbere ukomeye buriya, nkuko Robert Kiyosaki yaragize ati buriya umutungo w'ibanze tugira n'ubwenge bwacu. Iyo umuntu abutoje neza bushobora kubyara ubukire ntagereranywa. Yavuze ko atangazwa no kubona abantu bashaka ubukire bihatira cyane gushaka amafaranga aho gushaka ubumenyi n'ubwenge bizatuma bagera ku bukire. Usanga bihutira gushaka amafaranga, rimwe na rimwe ugashobora no guca mu nzira zivunanye cyangwa se ziyakure, kandi buriya kongera ubumenyi nabyo biri mu nzira yakubwa n'ubwenge bizatuma ugera ku bukire mu buryo bwihuse. Ubukire bw'ikigere buturuka ku makuru n'ubumenyi ufite. Uzarebe ku ntonde z'abakire mwinshi, abakire b'abahanga. Burya rero ngo umuntu ufite amakuru menshi ni nawe ubona ubukire bwinshi. No mu gihe rero ushaka akazi, Robert Kiyosaki agira inama abantu ko bagomba gushaka akazi kazabigisha ibintu byinshi kurusha gushaka akazi kazabahemba amafaranga menshi, kuko kuri we habanza ubumenyi, amafaranga akaza nyuma. Nyuma y'inama turaza guhanahana ibitekerezo kuri ino ngingo, mugira icyo mubitubwiraho. Ikindi ni ukugendana n'ibihe. Uyu mugabo Robert Kiyosaki yavuze ko nimba uri umuntu ushaka gutera imbere ni ngombwa ko wakira kandi ukajyana n'impinduka zibera mu isi, aho guhora utsimbaraye ku bya kera. Aho twatanga urugero nko mu ikoranabuhanga. Iyo haje ikoranabuhanga ukirinda kujyana naryo cyangwa kurihuza n'ibyo ukora, hari igihe kigera ugasanga waratakaye n'ibyo ukora bitagikunda. Indi somo rya kane, kwigirira icyizere. Robert Kiyosaki yagaragaje ko kutigirira icyizere muri mu bishobora kubuza umuntu gutera imbere. Avuga ko buri muntu wese aba yifitemo impano n'ubushobozi budasanzwe, ariko igituma abantu batagaragaza izo mpano ni ukwitinya no kutigirira icyizere. Muri iki gitabo atanga urugero rw'ukuntu twitinya no kutigirira icyizere bituma umuntu kwitinya no kutigirira icyizere bituma umuntu akora akazi nabi kandi adashaka. Ugasanga aribaza ati ese nimva mu kazi nzashobora kubaho. Ugasanga ufite ubwoba bwo kwirukanwa ku kazi n'ubwoba bwo gukena. Ariko iyo utinyutse ukajya kwihangira umurimo, uba ufite amahirwe menshi yo gutera imbere ukaba umukire. Isango Star ukomeje gukurikira, ndakwakira kuri telefone. Turi kuganira ku ngingo enye z'uyu mugabo nyiri gitabo Rich Dad Poor Dad cya Robert Kiyosaki. Alo. Utamane wiriwe neza. Wiriwe. Utamane misati ndagusoza kandi turakushimira. Urakoze cyane. Utamane rero nta muntu udatinya gushora. Nta muntu udatinya gushora. Avuye se nshoya gasha. Mu gufata riske. None se nubundi kuyagumana gashira. Ariko iyo uribona batari ipinda. Ufite inote. We ntabwo ushobora kubika amafaranga ngo ntashire. Uzi gushora. Ibaze kuyabika none agashira nta n'ikintu washoye. Tamani ibyo uri kutubwira nibyo. Gishobora kuba ati wayashora mu bucuruzi. Ugahita utekereza imisoro kandi n'ubundi imisoro. None se ko hari ababikora bagatera imbere kandi ibyo byose babyubahiriza.
ugatekereza inzu ya nyir'ibyondo, ugahita utekereza imodoka, utekereza byinshi, ariko ushirika ubwoba. Ashirika ubwoba umuntu wa mugani wari usanzwe ubushiritse, hari abantu bita ibiharamagara. Oya, ni ukuvuga ngo icyambere wabanza ugashaka amakuru n'ubumenyi ku byo ugiye gukora. Ukavuga ibyo byonyine bishobora no kukumara ubwoba. Ikarito ya biscuit niko yunguka 500. buriya akenshi inshuti yanjye Seti, hari igihe tujya gukora ibintu wenda twiganya abandi, ariko mu by'ukuri tudafite amakuru y'uburyo iyo business itangira, uburyo ikorwamo. aho ngaho byo gushya biba bishoboka. hari ibyo bita kwigana nuko wari ubivuze. Yego, ugatereka nigane gutamana. ndabona botike yarateye imbere, afite n'amamodoka, afite n'amazu. ati ndabona nanjye mbishoye byavamo. utazi nahakura, we wagurishije isambu. we ikintu cya mbere ni ukumenya ayo makuru no gushaka ubwo bumenyi. hari n'abatinya amakeredi. keredi tisefashe keredi ngasha gateza niyo nari nimishamo umutwe inzu sigara mvuga ngo bakinyweraho. ibintu byose no gufata riske, ibintu byose no gushirika ubwoba, nubwo bumenyi ukamenya ko nyine amafaranga niba ari aya credit, nta bintu byo kujya kuyinezezamo. ahubwo umuntu ushaka gutera imbere yegera abamenyi nawe urimo, avuge se ubu nisha. Oya, ubumenyi buvomwa henshi. ubwo natwe tugerageza gutegura ibiganiro nk'ibi ngibi bibafasha. ariko gutamane buriya umuntu wateye imbere niwe wagakwiriye guhugura abandi. icyo bita inama, kugira inama umuntu ushaka gushyirika ubwoba. aho mujya mudukorera ibiganiro byinshi. Yego, mukaduha abantu bacuruje inyama, mukaduha ingero z'abantu bikuye mu bukene, tukumviraho. ariko se aho ngaho iwanyu ntibaba bahari biteje imbere? baba urugira ngo ahantu hose ko baba bahari? barahari. ushobora kuvuga ati wenda ni iwabo bamuhaye ku ipinda. ntuzi se ko hari nabo bayaha bakayapfusha ubusa? hari n'ubu bahe isambu. hari umwana wari urimo arambwira ngo umuhungu wagurishije igipangu iwabo bari bamuhaye ngo ajye mu muziki. awugiyemo birashya, abura igipangu, abura n'umuziki. ubwo nyine yabuze amakuru, abura n'ubwenge ku bijyanye n'ibijyanye n'imiziki. ati gutamane yateye imbere mu muziki, yaragafashe. nanjye reka ngurishe isambu igipangu wamaye, nanjye ndebe ko namera nawe. urakoze Seti, turi kumwe. katwumve n'abandi. ubuzima habamo kuzamuka no kumanuka. ariko iyo umanutse ntabugwa imbere, ubwo iyo wajyaga. alright, ni relax time. 0789909005. Alo, mwiriwe? amakuru ni meza yawe? nanjye ni meza. ninde tuvugana, uherereye he? Niradukunda Sinyonde Bukure. Yego, Bukure mumeze neza? Meze neza hano muri Gicumbi. ngaho rero tuganire. mwatugezera akantu ku ibyo bintu urabivuga, numva ngiri kuvuga neza. ni wowe gusa, ni wowe musa. ninjye musa neza kuva ku mutwe kugera ku kirenge. urumva rero ugomba gutinyuka ugashaka amakuru kuri business wifuza kuba wakora. reka nkubwire ikintu kimwe. gutangira gucuruza biravuna, biragora, bitera ubwoba. nyine ni ukuvuga ngo iyo utangiye wirinda kuvuga ngo nzahita nunguka ngo nyitinyira ejo ngo bumve birarangiye. ibyo biganiro nyine biba birimo biradufasha cyane. nanjye urakoze cyane. yes, turacyari kumwe mu kanya, turaza muri love tips. umunsi nta love talk, ni love tips. turaza kuganira muri love tips uburyo tips umusore irinda abakobwa 10 niba ushaka kubaka. ndaza kubwira bene abo bakobwa, ariko nanone turakoma urusyo dukome n'ingasire. nawe mukobwa niba ushaka kubaka, wirinda abasore bagera kuri 7 bateye ukuntu ndi bukubwire. ubwo nyuma noneho turaza gufata umwanzuro dusoza. tubyemeranyeho, kuko impamvu nateguye ibi bintu nuko Saint Valentin imaze iminsi mike ibaye.
akenshi rimwe na rimwe hari igihe usanga abantu bateretsana ariko nanone rimwe na rimwe nta cyerekezo ibintu bifite, cyangwa ibintu byose bisaba ubumenyi no guhanahana amakuru. Yes, turi kumwe katwumva akarimbo keza cyane ka Tony Blackstone bakita I hate love, nanga urukundo. Arakoze cyane mu karimbo keza cyane I hate love, bamwita Tony Blackstone. Yarazwi cyane nawe cyane mu ndirimbo z'ama pop soul kuntu bamwita Tony Michael Blackstone, umunyamerika. Uyu nguyu yacuruje album record zigera kuri miliyoni 70 ku isi yose. Ni umwe mu best selling female R&B artist in history. Afite imyaka 54 y'amavuko, tariki 7 z'ukwezi kwa 10 1967 yavukiye muri leta ya Maryland muri leta z'ubumwe za Amerika. Nicyo namukubwira Tony Blackstone. Twagiye love tips. Musore rero buriya ngirinda abakobwa 10 niba ushaka kubaka. Umusirimukazi ngaha ntabwo havugwa umukobwa wambara akaberwa buriya bavuze umusioya, ahubwo turavuga wa mukobwa ufata amasaha atari kwitegura, wawo ndumara hafi isaha yose mu ndorerwamo ari kureba ko yisize neza, sokoje cyangwa se yambaye neza. Wa mukobwa uzasanga haranira iteka kurangaza abamureba bose. Ubwira ukuri ubwiza bwa ngombwa mu kubaka urugo ngo ntibuva mu birungo, buva mu myitwarire. Hanganika abahanga mu bijyanye n'imibanire y'abantu babisesengura, ukabya bigeraho bikaba bibi, ngo ukabije ibintu karimi karyoshye nawe ngo bara ntagabe ari sawa. Ngo nubwo ari byiza kuryoshya ikiganiro, ariko ngo uzitondere wa mukobwa usanga hari hose, cyane cyane hari abasore ari we wihari ijambo, bose batangara uburyo azi kuganira, aba ari we gusa ahari aryohereza ibiganiro wabyumva, ariko ngo ukaganiriza abakiriya tuvuge ngo mukabara uko avugisha umusore mubana mu nzu cyangwa se mukorana mu kukazi, niba ubona ari uburyo bumwe kandi buryoheye amatwi, tondera uwo muntu. Ibyo bibye nibyo usarura. Ngo ndi mwiza, nibyo koko ushobora kuba uri mwiza uteye neza, ibyo ntabwo ari ikibazo ku muntu, ariko ngo niba ubyirata ubyiyita, ubwira aho bavuganye wese aterega ngende mwiza, nta musore utantereta, akabigendera akabyiratana, itonde kubwe. Umubiri we niriyo turufu yonyine ngo yakoresha ashaka kwigarura umutima w'umugabo, aho kuba ari wowe umubwira ko ari mwiza, niwe ubyivugira ubyirata. Uyu ni nka wa wundi uvugwa mu migani ya Salomo, uburanga bwiza ni ubusa. Ikindi ngo nta bitekerezo, urugo ni urwa kabiri, ni urwa babiri, kandi bisaba ko buri wese azana ibitekerezo bye ngo mukabihuriza hamwe. Ngo ariko niba umukobwa kuva mumenyanye nta gitekerezo kizima agira, ntacyo yakungura, ibyo ari ugusohoka no kuryoshya gusa, urumva uwo ni mubana azaguteza imbere cyangwa se azagusubiza inyuma. Bitekerezeho. Ngo umukuzi w'ibyinyo, iyi ni za mvugo nyireze zigezweho ubu, akunda ufite akazi, ufite amafaranga, mbese uhaza kwifuza ko, ariko se akunda we cyangwa akunda iby'umuha. Niba udashaka gusigara uririra mu myotsi, ngo gendera kuri umuntu nk'uyu. Kumusuzuma biroroshye, nagusaba ikintu uzakimwime, nyuma wowe ugira icyo umusaba wumve ko uko akubwira, ahangaha uzahita umenya igisubizo. Mwabyumvishe bahungu banjye. Ingayi cyangwa se ndashima hano nicyo bashatse kuvuga. None indi mico imuranga, ibintu byose ahora bigaya, guhera ku myambarire yawe, aho utuye, akazi ukora, abo mugendana, abo muganira n'ibindi. Mbese nta kintu na kimwe uzabona yashimye kiretse icyo yakoze cyangwa se yagizemo uruhare. Niba udashaka kuzarwara umutima kubera ko kubona ko ntacyo umaze, uyu nguyu umwirinde hakiri kare. Hano
bavuga ngo mabuja wa karindwi. Indi mico ya karindwi si uko ari nyoko buja ku kazi, ahubwo ashaka buri gihe ugendere kuri gahunda ze. Ni wowe niwe ugomba kubanza kubaza mbere yo kugira icyo ugura, mbere yo kwambara ubanza umubaza ibyo wambara. nta ugomba kujya utamubwiye. Mbese byose byawe niwe ubifite mu biganza. Ibuka ko utabikora kuko umugishije inama, ahubwo ubikora kuko abigutegetse. Niba udashaka kuzaba inganzwa iteka, hina akarenge. Izo nama hari nanone undi muco wabyanyobewe. Uyu ngahora mu rungabangabo, rimwe aba yagukunze n'umutima we wose, ubundi akakubwira ko ngo tubivemo, ngo ndumva bitandimo. Mbese ntazi gufata umwanzuro ukwiye. Unamubaza igituma ashaka ko mubivamo, akabura impamvu kuko nta kosa wakoze, ari kugushinja byibuze. Arakazwa n'ubusa, kandi iyo bimujemo aragushimisha bikakurenga. Uyu ni mu bana uzitegure guhora kwa sobu kujya gucyura. Ikindi n'indi n'ingeso y'ubunebwe. Uyu nyine izina riranamusobanura neza. Azicara wowe umutunge, nta kindi asabwa gukora uretse kwicara mu rugo. Yagupfa agasona akakurerera abana, nabwo mu gihe umukozi adahari cyangwa murumuna we. Kumubwira kugira icyo akora ngo urugo rutere imbere no kutubahiriza ihame rya Bibiliya, kuko ngo umugabo niwe ugomba kuruhanaho umugore we akabyara gusa. Mbese ku bana bivuze ko atongera kwirushya atekereza. Ugomba gutekereza wenyine, ugafata imyanzuro ukanayishyira mu bikorwa. Kandi kantu nako dusorejeho inkundarubyino. Yuwe ibyo ni ukuryoshya ubuzima gusa. Niyo yaba afite imyaka irengeje 30 kugira ngo afite 15, niwe uzasanga mu birori byose nta bukwe azasiba, nta sabukuru adatumirwamo, nta kabari gashya abatazi, nta kabyinira asiba. Gukundana nawe ni ukuba wiyemeje kujya umusohokana buri wikendi, ni ukwemera kujya ureka hakajya kuryoshya na bagenzi be burungano. Imihuro yose uzasanga yitabira. Mbese nyine ari mukerabirori. Nahawe gufata umwanzuro. Ahangaho twavugaga rero, urumva kubijyanye batangiye kunyandikira umusaba abakobwa, umusore, abakobwa 10 umusore agomba kwirinda niba ashaka kubaka bya nyabyo. Burya tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire. Tudatinze reka tujye noneho no ku bahungu nabo. Mukobwa niba ushaka nawe kubaka, irinda abasore barindwi nk'aba ngaba. Ugeze mu myaka y'ubukure kandi ko kurabona ukeneye umugabo, nuko abasore benshi bagasimburana bagutereta nawe ukabura amahitamo. Muri make rero umusore inzozi zawe kumubona bikakubera ingorabahizi, nuko mu kudashishoza ugahitamo umusore umwe, nyamara byagera nyuma ugatangira kwicuza uti nahisemo nabi. Hari abasore niba ushaka uwo muzubakana urugo ukwiriye kugendera kure, ari nabo tugiye kugarukaho. Wa mbere ni umuhehesi. Ntabwo ari wa wundi utereta abakobwa 2 cyangwa 3, ahubwo uyu we nta mukobwa adatereta. Umwisero udacira kabisi ntawe wibeshye, ntarobanura kandi ibintu byose. Umukobwa rero bahuriye muri bisi hariho hose aratereta, byose. Nk'uyu nguyu nawe rero ni ukumwirinde. Ikindi ndacyari umwana. Uyu we nubwo akuze, ariko iyo urebye ibitekerezo bye usanga ashyira umwana. Yarize wenda aranaminuza, ariko ukazasanga abyuka yicaye burinde bwira. Muri make nta gahunda apanga y'ahazaza he. Iyo abonye ayo kugura bando abahiriwe, ubundi akirirwa ashaka umugurira agacupa, maze si ugutereta akivayo. Uyu ni mu bantu umenye ku rugo ruzaba rukuri ku mutwe wa mukobwa we. Undi n'indi mukuri, igihe cyose hagize akavuka hagati yanyu, ahita kwereka ko ari wowe uri mu ikosa, wari mukuri. Muri make we nta kosa agira. Yamvugo ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, ayumva cyane. Gusa ayumva nabi kuko we ntanemera ko ari mu makosa, ahubwo yisobanura kurenza uri mu rukiko kandi akerekana buri gihe ingingo zimurengera. Uyu ni mu bana uzabe witeguye kutazamugisha impaka
kuko niyo yaba yaguye mu cyaha ntazacyemera, azakwereka ko afite ukuri. Abandi mwa bakobwa mwe, undi musore mugomba kwirinda ni umuntu umufushyi wa cyane, ujya gucunga kuruta uko ahari nawe bwite yicunga. Abakubaza impamvu wambaye ipantaro igufashe, akubaza impamvu wambaye akajipo kagufi, ntatana no kuguhamagara kenshi atari ukagukumbuye, ahubwo ashaka kumva kuri kuyivugiraho muri kumwe, ugahamagarwa atega ugutwa guhamagaye mutari abakubaza aho uri, ibyo urimo, abo muri kumwe, impamvu ari kumva amajwi y'abagabo hafi yawe. Mbwiza ukuri bitaraba birebire, mbese igihe utari kumwe nawe cyangwa se utaryamye akubuza amahwemo, uyu mubanye rwose ntiwazarwara umutima. Undi rero wa gatanu n'umwiyemezi, uyu we abakwereka ko ari byose igihe cyose, niwe wumva ko yambara neza, yiyumvamo ko ateye neza, asa neza, avuka mu muryango ukomeye, yize amashuri meza, afite akazi keza, mbese afite byinshi, yiratana kumva ko ari turufu yo gukundwa nawe. Iyo umuhakaniye urukundo aguherekeresha amagambo yo kukwishongoraho no kukwiyemeraho, ndetse akagutega iminsi. Iyo musohokanye atanga komanda akakubaza niba uvumbutse mu mwobo, mbese akakwereka ko kutazi ibigezweho. Uyu mubanye ntiwazakira incyuro ze. Abandi ni undi hano bavuga n'uw'ikirara, uyu we ngo uzasanga afite byinshi bidasanzwe ku muntu, nk'umuntu yiyubaha, imvugo y'usangamo amagambo nyandagazi menshi, imyambarire yo ku buryo no kugenda nawe ubitinya, asinda kenshi, mbese kudasinda kuri we niyo tombora, ku buryo n'ukubonanye nawe akubaza niba ugira roho cyangwa se warayitaye. Ahaho nawe uhita wifatira umwanzuro. Undi ni umusirimu, hano gusirimuka si bibi ahubwo ni iterambere. Gusa uyu we ushaka wamwita inkundarubyino, akadutse kose aba yakagezeho. Muri make ukimubona wahita uvuga uti dore umusore yambara bigezweho, yisiga imibavu igezweho, azi kuganira, mbese ni umuntu wavuga ko nta nenge agira. Iyo muri kumwe muganira nta kosa wakumva mu magambo ye, imyenda y'ihura iteye ipasi, inkweto zihanagwe, gusa nimuganira nta na rimwe uzumva akomoza ku kazi akora. Impamvu rero ugomba kumwirinda ni iyi: uyu ntabwo abaho, numubona azaba hari uruhande rumwe agukinga, kandi kuruvumbura bikazakubabaza, kuko uzasanga abantu nk'aba kenshi baba bafite ibindi biri inyuma y'iyo mimerere myiza. Umuntu nyawe agira ibyiza n'ibibi, nubwo ibyiza binesha ibibi. Ese abasore bo nta bakobwa bakwiriye kugendera kure n'ibyo twabonye rero. Ngaye nguko ibitekerezo byanyu ndabyakira. Open talk, telefone irafunguye 0789909005 na 072220 3 love tips yacu ya none. Alo Isango Star. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Benita ndikamuye. Yego Beni. Ega abahungu. Abakobwa bose. Abakobwa ntabwo nabyumvise nayo nasize. Abahungu ni igiki cyagutangaje? Ni igiki cyagutangaje kitumye wumirwa? Ikintu kinangaje ni icyo cya nyuma nyine, umusirimu ariko nyine w'inkondarubyino. Hari abuzi se? Hari uwo mwigeze guteretana? Aya. Ariko nyine just ku bashuti urabibona biraba cyane. Okay. Alo. Yes. Turabumva. Natwe turabumva. Umuhungu umuvuze nyuma. Aya bakora nk'iki kibi ko mutakitubwiye. Ashobora gukora byinshi bitandukanye. Kibi se we ntago ikibu kizi, ahubwo ibyo byakabajwe n'umukobwa. Alo. Yes. Mbite. Komera. Yego se ko numva ntaho umuntu aba ari we. Ntaho umuntu aba ari gute?
usanze wumva nyine byose ukumva wagira ngo abo uzi niko bimeze. usanze nta muntu ufite ego kuri urareba ukabona nyine ugendeye kuri ibyo ntawe wazabona. no guhumiriza udafite kimwe aba afite ikindi. no guhumiriza no guhumiriza pe. ariko ibyiza bimenye ko ibi bintu bibaho gutya uranabimuganiriza ukamuhindura. ahubwo washaka uko ubyicaramo kugira ngo ukatire buri umwe wese. ariko hari nk'ibiba biteje impungenge cyangwa wahindura byakwanga nyine ugarekera. ufite nk'umuntu w'ikirara koko ariko urabizi ko hari abantu kuri buri gihe. ariko hari abantu bikundira abantu b'ibirara. gukomana shawapi cyane. Allo. Yes. Mukomere jya kure ya radio. Yakoze ndemeye. Wemeye ute? Allo. Yes. Bimeze neza cyane. Yego. Sasa yewe hari ikintu kimwe amaze kubona bijyanye n'abakobwa wenda uko agaragara cyangwa imyambarire ye. Yego. nta hantu bihuriye n'uko abateye muri we kuko hari igihe duciye imanza tukavuga ngo yambaye akamini ipantaro nyamara mu mutima wari umuntu muzima kumbe wa wundi noneho wigaragaza nk'umuntu ufite umutima ariko hano ibyo abantu bashima. hano impamvu twabivuze ni umuntu muteretana muziranye neza uzi n'imitekerereze ye. ntabwo ari uvuga ngo ni umuntu uba ubonye gutya, ni umuntu mukundana cyangwa se mumenyanye muziranye nyine wa undi muganira ukareba uko ahuza imyambarire n'iyo mitekerereze ye n'imyitwarire y'ibyo muganira amagambo amuturukamo. ntabwo ushobora kubona umuntu yigendera mu muhanda ngo umujajinge utamuzi. Hello. Yes. Umeze ute? Meze neza cyane. Guta aho ngaho umeze neza? Ewana meze neza cyane. Hanyuma rero urabyumva ko ni cyacu kikwizera cyacyuki amakuru yawe. Amakuru ni fresh kuko ubundi mu mugwa uri mu murwa wa Kigali. Kigali da reka ibintu byo mu ntara wabikatiye ibyarase. Icyarako muri ejo nzaba nyiri moto. Hanyuma rero yego reka ngushimire buriya numvise ko umuntu ufuha cyane. Nta kintu azaza anza nawambwira ibintu byinshi ko ndumva ko aba atari sawa. no kwitondera. byaba ngombwa ukabimucaho. byaba na byiza umuntu akamukatira turi kumwe guta. urakoze. murakomeza kugenda muduha ibitekerezo. ikiganiro kandi ushobora kuza kucyumva saa 7 z'ijoro kirasubiraho. ikindi nakubwira nuko yashobora no kugisanga kuri YouTube channel ya Scholar Official naho urazi ko cyumva.